munyemerere tubane muri iyi video maze twumve umugabo uri kwiga kandi afite imyaka myinshi, kuko kuri ubu afite imyaka 42 ariko ageze muri sinyawani. Ushobora kwita utekereza ati none se ko mbona yifunze busore, ni ibiki bimukomeza akaba akomeje kwitwara nk'umusore? Hari byinshi bimukomeza bigatuma akomera, munyemerere twumve ibyo ari byo. Amazina ye yitwa Gumyusenge Jean Pierre, yavukiye mu karere ka Huye, akaba atuye ku Gisozi ndetse akaba afite umudamu n'abana, akaba ageze mu mwaka wa mbere wa segonderi. Mu buhamya akomeza atanga avuga ko yatangiye kwiga muri 2019 aho yatangiriye muri P2. Yarakomeje ariga ariko azamuka agira umwanya mwiza kuko yazamutse abo wa mbere, akomeza yiga va P2, P3, P4, P5, P6, arakora ikizamini cy'igihugu akigiramwo amanota meza kuko yabaye uwa mbere, nabwo azana amanota 85. Hano yari yatsindiye boarding. Ariko ku buhamya akomeza atanga avuga ko kubera ko afite urugo bitamukundiye ko ajya kwiga muri iki kigo abamo kuko afite inshingano nyinshi, aribyo byamuteye guhitamo ikigo cya day school, ariko akabanza akitonda akareba ikigo gitsindisha kandi gituye hafi y'aho atuye kuko afite umuryango. Mu bigo byari bimuturiye, ikigo cyiza yashimyemo cyari kimuri hafi ni ikigo cyitwa Groupe Scolaire Ntora, kiri mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, ni mu Rwanda, by'umwihariko mu murwa mukuru warwo, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Ibintu byinshi byatumye ashima iki kigo ni amakuru yagiye abona hirya no hino, cyangwa se amakuru y'iki kigo yuko mu mwaka tuvuyemo wa 2025-2024 iki kigo cyari cyabaye icya mbere muri uyu murenge, ariko muri primaire, segonderi naho cyari cyabaye icya gatatu kandi ari day school. Urumva koko iki kigo kiratsinda. Yakigezemo kandi afite intego nyinshi nyamukuru kuko nk'umuntu ukuze aba afite umwanzuro, akomeza yiga cyane, nabwo abo wa mbere azana amanota 82%. Ushobora kwita wibaza ati none se ubundi ko numva yiga atsinda, n'ubundi imyaka ikaba yaramusize, ubundi azasoza biki? Afite intego nyinshi mu mutwe we zituma aza kwiga, ariko ingingo nyamukuru ni ukwiga agatsinda, akagira ubwenge bw'abantu bize. Kabiri, akomeza amara ubwoba bw'urubyiruko rukiri kwiga avuga ngo muhumure, ntago nzikorera dokima nawe wikoreye dokima tugiye kwaka akazi, njyewe mfite plani zanjye. Izo plani abavuga afite ni plani zo kwishingira ikigo cyiwe, kuko yanatangiye kugenda akusanya amafaranga yo kwiyubakira ikigo. Bivuga ko ashobora kuzasoza kwiga ageze kure muri iyo saving akomeje gukora kugira ngo azubakire ikigo. Kugeza ubu aracyari sinyawani kandi azakomeza yige asoze, ndetse avuga ko kandi adafite guhagarara n'akanya na gato kuko azahita akomeza na kaminuza yihuta cyane nk'uri mu masiganwa. Akavuga ko byibuze aziga amashuri 4 ya kaminuza, ayo azaba ahagije kuko ayo nyine akwemera ko aba diregiteri. Munyemerere tuvuge ku buzima bwe kuva mu bwana bwe kugeza aho akuze, kugeza ubu ari umugabo. Yavukiye mu karere ka Huye nk'uko twabivuzeho, avuka ku babyeyi babiri, umugore n'umugabo, ariko ahura n'imbogamizi ku kuvuka ku babyeyi babiri badahuza, bababyeyi bakunda guhorana intonganya mu muryango wabo. Nyuma yaho yaje gutangira primaire, atangira P1, P2, P3, iyo myaka yose yayize abo wa mbere kandi muri ibyo bihe bya kera. Bw'amahirwe make yaje guhura nayo, yaje kubona amakuru avuye mu ishuri kubwo kubura ubushobozi, kandi nawe yari umuhanga, yaratsindaga cyane mu ishuri. Byari bitewe n'uko ababyeyi babiri batahuzaga, papa we ari umwe muri ba bagabo batita ku nshingano z'urugo,
ariko mama we agerageza kwita ku nshingano z'urugo ariko nyine afite intege nkeya zo kwita ku rugo ku buryo atabasha kubarihirira. Byaje gutuma nawe ava mu ishuri yigira inama y'uko yashaka ubuzima maze yabona ubuzima akazasubira mu ishuri kuko n'ubundi yari afite ubuhanga. Niko gutega aza mu mujyi wa Kigali. Yaje mu kamodoka gato ka twegerane, aho ako kamodoka ngo kari karimo moteri, aza yicaye hejuru maze imutwika umwanya wo hepfo twicarira, mu mbabarire bawita ikibuno. Araza agera muri uyu mujyi wa Kigali maze yaje kubona akazi, ariko akazi ko mu rugo aho yakoze amezi 3 bakamwishyura 2,000. Ubwo uwo muryango awushimira kumukangura kuko urumva kugira ngo umuryango ukorere amezi 3 ukwishyure 2,000 aho yakoze ngo imibare agasanga ngo ni 600 arengaho uduceri duke yakoreraga ku kwezi. Ariko ntibyamuca intege, yaje kuva aho arahindura ajya gukora ahandi. Aho yagiye gukora bamwishyuraga 3,000. Gusa nawe yaje kuhava ahitamo kwikorera, ariko kwikorera nyine k'umuntu w'umusore utarize wishakashaka. Murumva uko yagiye kwikorera uko ariko yahisemo kujya acuruza ubunyobwa n'amagi mu ndobo, maze ku munsi akajya yinjiza amafaranga 700. Muri ayo mafaranga 700 akarya amafaranga 300, amafaranga 400 akayasevinga. Nyuma yayo yaje gukura muri 2011 ashaka umugore w'umunyagikongoro amushyira mu mago, barabana birangira babyaye abana 3. Kuri ubu ari kwiga Senior 1, yiga abo wa mbere muri Senior 1. Noneho muri P6 hari umwana we w'ifura nawe wiga abo wa mbere. Avuga ko yiga cyane afite ubwoba bw'uko umwana we ashobora kurangara agashiduka bari kwigana. Ushobora kwita utekereza ati none se ko yiga wa mungana ashyizeho umuhate kugira ngo umwana we atamufata, ubwo nibyo bituma koko yiga? Sibyo. Ibituma yiga nuko ashaka kwiga. Kabiri, avuga ko ajya guhaguruka mu rugo aza kwiga. Hano niho turasubirizaho na babandi bavuga ngo ubwo sasuzugura abarimu. Yari yafashe umwanzuro wo kwiga ndetse akiga neza yitonze. Byari bisobanuye ko agomba kubahiriza amategeko y'ikigo, kabone naho mwarimu yamwiyenzaho agambiriye kumusuzuma ngo arebe ko amwubaha, akamubwira ngo ryama hasi ngo ukubite, ngo yaharyama. Kabone naho yaba ari kuri asembo imbere y'abanyeshuri, yaryama hasi mwarimu agafata inkoni akamukubita. Mu magambo make yari yahisemo kubahiriza amabwiriza yose y'ikigo, arangwaho gukora amasuku, kugira inama abandi bana kuko urumva yiga mu bana kandi arabaruta, ariko ibintu byose abikora neza. Ubuyobozi bwa kino kigo buramushimira kubw'imico myiza akomeza kwereka abana no kwicisha bugufi ndetse n'umuhate mu kwiga. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.